Kuva tariki ya 7 Mata uyu mwaka wa 2021 u Rwanda rwatangiye mu by'ukuri icyunamo cy'iminsi igera kuri 7 ariko bizakomeza mu minsi igera kuri 100 mu by'ukuri bikazasozwa mu kwezi kwa 7 no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka w'1994. Ntabwo ari mu Rwanda gusa kuko n'isi yose yifatanyije n'igihugu cy'u Rwanda n'ubutumwa butandukanye bwakomeje kugenda butangwa mu by'ukuri bwihanganisha abanyarwanda muri iyo bikomeye cyane by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi birumvikana bayiburiyemo na ababo. Hanyuma rero mu by'ukuri muri iki gihe hakunze kugaragara ibikorwa byo guhotera cyane cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu by'ukuri bazira ko bavutse. Hanyuma rero amakuru atugera muri aka kanya aravuga yuko umugore mu karere ka Gasabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko yatemwe n'uwamuhoraga ko ari umututsi birangira amukomerekeje mu mutwe. Umukobwa watemye abereye nyina wabo yumvikana muri video yifashe akayishyira ku mbuga nkoranyambaga anenga cyane uwatemye umubyeyi we. Agira ati mureke ibintu nka biriya bya jenoside, ati riya ni imitekerereze y'ubucucu, ati biriya ni ibintu birimo ubujiji bwinshi cyane, ati gushaka kwica umuntu gusa ngo nuko ari umututsi. Byongeye muri ibi bihe bikomeye aho kumufata mu mugongo urashaka kumushengura birenze. Muri iyo video uriya mukobwa avuga ko umubyeyi we yatemwe mu ijoro ry'ejo hashize ajyanwa kwa muganga akaba yagaruye ubuzima. Yunzemo ati ntibyakozwe n'umuntu mukuru wakoze jenoside, ati byakozwe n'umuntu ungana natwe. Ku mbuga nkoranyambaga haba kuri WhatsApp ndetse no kuri Twitter abazikoresha banenze cyane uwakoze biriya ndetse basaba ko ubutabera bukora akazi kabwo. Amakuru avuga ko uri inyuma ya buriya bugizi bwa nabi yamaze gutabwa muri yombi n'inzego bireba mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gasabo. Uriya mudamu rero yatemwe mu gihe bisanzwe bimenyerewe ko mu gihe cyo kwibuka abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bakorerwa mu by'ukuri ibikorwa bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside bigamije gushinyagurira abayirokotse. Umuvugizi wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda CP John Bosco Kabera aherutse kubwira igitangazamakuru cy'igihugu ko kugeza ku itariki ya 8 Mata mu gihugu hose hari hamaze kugaragara ibikorwa birimo ngengabitekerezo ya jenoside 22 birimo 5 byo mu mujyi wa Kigali. CP John Bosco Kabera umuvugizi wa polisi y'u Rwanda akaba yaravuze ko hari hamaze gufatwa abantu bagera kuri 18 bari inyuma ya biriya bikorwa, abandi bane bakaba batari bagafashwe bakaba bakomeje kugenda bashakishwa. Ngibyo rero nibikomeza kugenda bivugwa ni mu Rwanda kuva ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 hatangiye mu by'ukuri ibihe bikomeye cyane byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu mwaka w'1994 iza guhagarikwa n'ingabo zari za RPA. Ubu ngubu akaba mu by'ukuri n'ishyaka rya RPF akaba naryo riri ku butegetsi. Navuga ko ni urugendo rukomeye cyane kuva muri icyo gihe cy'imyaka hafi 27 mu by'ukuri abanyarwanda biyubaka, by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu bikomere bikomeye cyane byabyo ku mubiri ndetse no ku mutima. Ntabwo byari byoroshye ariko mu by'ukuri ubona ko mu myaka 27 ishize hari ikintu gikomeye cyane kimaze mu by'ukuri guhinduka ku mibereho yabo, imitekerereze yabo, ndetse mu by'ukuri ukabona ko ariko nanone kundi ruhande hakaba hari abandi bantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside bapfobya bakanakana jenoside yakorewe abatutsi. Bamwe bari imbere mu gihugu abandi bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko mu by'ukuri ubona ko inzego zibishinzwe zikora ibishoboka byose kugira ngo abo bantu batabwe muri yombi baryozwe ibyo byaha, cyane ko icyaha cy'ingengabitekerezo ari kimwe mu byaha bihanwa n'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri rero akenshi ukunze gusanga abantu bapfobya ndetse bakanakana jenoside yakorewe abatutsi bakunze kugaragara hanze y'igihugu cy'u Rwanda bitwaje ko badashobora kuba bafatwa, ariko harimo n'abandi noneho babikora bari imbere mu gihugu ndetse kandi bakerura. Bamwe bakaba bakunze no kwifashisha n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye, yaba WhatsApp, yaba Facebook, yaba Twitter, yaba YouTube n'izindi zitandukanye, mu by'ukuri bagaragaza amagambo ashengura cyangwa se yongera kubabaza mu by'ukuri abayirokotse. Ariko inzego z'umutekano, inzego zishinzwe ubutabera mu Rwanda nazo zikora akazi kazo mu by'ukuri umunsi wundi kugira ngo abo bantu babe gukomeza kuba muri sosiyete nyarwanda, bafatwe, bafungwe, bahabwe ibihano, hanyuma bakosorwe, bagororwe, basubizwe mu murongo muzima. Hanyuma reka tuve kuri inkuru mu karere ka Gasabo ibabaje cyane, dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye. Senateri Uwizeyimana Evode akaba yagaragaje ko kuba impirimbanyi mu bya politike bitavuze kuba umurakare ngo urwanye ibikorwa byose bigamije iterambere nta gusesengura kurimo. Ni Senateri Evode Uwizeyimana ubwo yari mu kiganiro kuri RBA kuri wa 4 akigaruka ku rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda mu myaka 27 ishize
Uwizeyimana Evode yagaragaje ko kuba umunyapolitike naho bihuriye no kuba murakare. Yanenze abantu bahindutse abarwanya leta y'u Rwanda ari amayeri yo kwihisha ubutabera kubera uruhare rwabo muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abandi bifatanya nabo. Yavuze ko udashobora kwigira umurakare kuri urwo rwego ngo ubihereho usaba ubwumvikana leta ishyize imbere ubumwe n'ubwiyunge. Yagize ati iyo ufashe umuntu wari uri muri RPA ati mu by'ukuri muri RPA ati ugafata n'uwacitse ku icumu ugafata w'interahamwe ndetse na Twagiramungu ati noneho ukabegeranya ugakora ishyirahamwe ry'abantu bakubwira ko bari kurwanya leta, iyo mvange ubwayo ntabwo ishoboka ahubwo ziba zishingiye ku burakare. Ati iyo mvange ngewe mvuga ko itanashoboka. Ati mu by'ukuri umurakare ni umunyapolitike ati ni abantu babiri n'umunyapolitike ni abantu babiri batandukanye. Hashize iminsi rero bamwe mu barwanya leta y'u Rwanda by'umwihariko abari mu mitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya u Rwanda batabwa muri yombi bakajyanwa mu Rwanda kubazwa ibyaha bakoze. Guhera muri na 18 imitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda nayo ntiyorohewe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mitwe irimo FDLR, LUD Urunana, P5, CNRD Ubwiyunge n'indi abayobozi bayo bageze kure bicwa abandi bafashwe mpiri. Senateri Uwizeyimana Evode akaba yavuze ko mu gihe cyose umuntu afite umugambi wo kugirira nabi u Rwanda bitazamuhira. Agize ati abantu bashobora kubona ibintu bitandukanye ariko mu cyerekezo kimwe. Ati nta kintu na kimwe gishobora gutuma igihugu cyacu gitera imbere uretse ubumwe bw'abanyarwanda. Ibindi bintu byose ati wakwigisha ntacyo mu by'ukuri bishingiyeho. Ati nta nubwo bizashoboka. Yakomeje agira ati iki gihugu cyacu giha amahirwe umuntu wese ukeneye kubaka ariko ugamije gusenya we ntaho yamenera. Ati nayo mpamvu mvuga ko abanyarwanda baganire. Ati kuganira ntabwo ari bibi. Ati kuganira ku hazaza h'igihugu kuko aba basaza batubwira bazaba batakiriho ariko icyo batubwiye nicyo tuzaba tugenderaho. Maître Uwizeyimana Evode akaba ari na senateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena yashimangiye ko abato bakwiriye kwigishwa amateka y'u Rwanda bakayamenya neza, bakamenya aho igihugu cyavuye naho kigana kugira ngo hatazagira uwangiza ibyagezweho. Yagize ati natwe turi gutamba tuvamo. Ati aba bana rero bakivuka rero ati nibo bazaba bayoboye igihugu. Ati bagomba kuba bafite rero impamba. Ati bazaba mu Rwanda rutekanye ruzira intambara. Ati kuko hari abantu bitanze ngo rugire amahoro rufite. Ati cyakora yavuze ko muri uku kwigisha abana hakwiye gushyirwamo ubushishozi kuko umwana wigishijwe nabi nawe ntacyo bimwungura. Josephine Murebwayire warokotse jenoside yakorewe abatutsi yavuze ko politike y'u Rwanda rwimije imbere ishyigikira ubumwe n'ubwiyunge ikwiriye rero gusigasirwa by'umwihariko igacengezwa mu rubyiruko. Yasabye amadini n'amatorero kugira uruhare mu bikorwa nk'ibyo byo kunga abanyarwanda. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge Bishop John Rucyaha nawe akaba yavuze ko abanyarwanda bose bakwiye kumenya ko ubwiza bw'u Rwanda buzagerwaho kubera ubumwe n'ubwiyunge. Yagize ati kuko ubumwe bwacu ni isoko tuvomamo imbaraga zirinda abana b'u Rwanda. Ati ikindi tugomba kubaka imbaraga zirinda ibyo tugezeho. Ati ndasaba abanyarwanda guha agaciro ubunyarwanda. Ati bitume ahazaza hacu hatazongera gutobwa. Ati n'abanyamahanga ati tukajya mu cyerekezo Imana yatugeneye. Ubu